bimeze bite? Sasa uyu munsi ngiye kubereka akantu hano mwe mwicari. Gusa nyine umuntu utari tayari guseka niyirushya areba, ariko uri tayari guseka mwigire hino. Mbazaniye abantu babiri hano, ni umuntu bita Yakamwana ndetse na Kaka. Mwibaze ngo bigiye kugenda bite? Abari tayari guseka ninshaka ndanicecekera mwe gusa mu byumve, kuko nubundi byo bavuga ni Ikinyarwanda. Ni Kaka na Yaka. Wabasanga kuri YouTube channel yitwa Hashye TV. Iyo ni YouTube channel wajya ugakanda subscribe, igiye iriho utuntu tw'ubwengesha dutandukanye. Uhereye kuri aka ngiye kubereka ni kaduseke mbazaniye, tubona gukomeza n'izindi gahunda. Mubanze murebe Kaka na Yaka, noneho mubyiyumvira ibyo bavuga ni Ikinyarwanda. Ndaje bimeze bite? Subscribe aho hasi, siniya kwifarashi nkomeza n'izindi gahunda, ariko ntago nakomeza izindi gahunda naberetse Kaka na Yaka. Keza yanyirukana kuri kwima, urabizi maze iminsi mu Burayi tayari. Kaka maze iminsi mu Burayi wineza umugore, nakubwiye mu tayari guseka. Wanciye inyuma ukagufatana n'umugore wanjye muri roge, sibyo? Yewe wanjye waguciye inyuma nawe ukabyumva. Yaka wanciye inyuma ndabafata n'umugore wanjye, nanjye reka nguce inyuma nawe ubyumve. Yewe wakwishyura ni Kaka na Yaka. Ngo yari ikibazo nese wabikoze hari ikibazo, nanjye genda uce inyuma. Uramwumva Yakamwana ahita atanga go ahead, naguce inyuma nanjye genda uce inyuma wana ntacyo mbaza. nawe ukamusohokana muri hotel. Nasohokanye wawe nanjye wanjye nta kibazo, musohokane bibe kimwe kimwe. Ko nanjye ngufitanye kiza wanjye. Reka twinjire muri gahunda nyirizina. Ni Kaka na Yaka. Nagutinda tubona kwinjira mu zindi gahunda, siniya kwifarashi mba mabaye. Mubanze mu byumve bavuga ni Ikinyarwanda. Reka nze gato, abateguye ni benshi ariko mutanabitaho. Mwite kuri YouTube channel yitwa Hashye TV, isango tuntu tw'ubwenge ndi kugenda mbereka muri iyi minsi. Mumenye na siniya kwifarashi uri kubazanira twaduseke. Tayari twinje mu gikorwa nyirizina, mwitegure guseka gusa, nge ntabwo ndi buvuge ibintu bya byeritoka cyakora ka brushette kunje gucunga ka brushette singarusa kazingarusha yakasha kujya yirira kazingaro inzoga toka ni kazingaro kakava Yaka kakayataka Yaka. Si wamfata uyu mugore bineza umugore mwana, umugore atabyumva ari mu gikari. Ibyo umugore wanjye umugabo aje guserera, wari ibintu bakoreye umugore we, ibyo akoreye umugore wanjye. Nyine vuga gake basi mwana, icari tuvugane tuganire nk'abagabo. Fata agatebe wicare. Keza atabyumva, yakafite umugore bita Keza uri mu gikari. Keza nagazi ko ndi indayi y'umugabo. Iyi ni indayi y'umugabo bita Yakamwana. Ko wanciye inyuma ukagufatana n'umugore wanjye. Ese sha Yaka, ko wanciye inyuma nkagufatana n'umugore wanjye, sibyo? Yewe wanjye waguciye inyuma nawe ukabyumva. Nanjye waguca inyuma Keza wamufatirana bikaba uwuguha. ngo yari ikibazo. Nese umugore wanjye wa murongo yari ikibazo Yakamwana, nanjye twishyurana. Naguca inyuma nanjye nca inyuma, narebe ndabyemeye. Muhamagara umubwire ko gera. Wahamagara umugore wawe aze tuguca inyuma, bibegira so yiturwa indi bibe huguha. Ukana muri hotel. Uyo nyine nanjye mufata umusokane muri hotel. Wamukora ntago ari byo. Umugore wanjye wamuginga we. Ese mwana ko nemeye ko nanjye nca inyuma wandetse ukareka kuneza umugore, nanjye wanjye ndamuguhaye genda. Babarira n'ibihumbi 200 ndabigura. 200 ndayaguha nukuri Kaka ni Kaka na Yaka. Ibintu byo burayi uzabireka. Nzabireka. Uburayi nzahurika Kaka. Mbabara ngo intebe wicare utaneza Keza. Wineza Keza wanjye azi ko ndi imfura y'u Rwanda, ntago azi ko ngira ibintu by'uburayi. Hano tuganire icare ni Yakamwana. ikibazo. Barapfa umugore, barapfa abagore. Umugore wanjye Yaka uranyicaza wa muginga unca inyuma sha. Uzabandi nanjye nakoze amakosa. Nakoze amakosa ariko nanjye basanzwe babinkora wane. Nanjye wanjye umufate. Ubundi kubitekereza byonyine. Uyu muginga Kuse niba narungu umugore wawe ansi wawe cyane kutanezura. kurikire. Muhamagare umubwire aze hano. Sasa uyu bita Kaka nawe sinzi ukuntu yabaye mu mutwe. Hamagara umugore wawe rero umubwire ko tugiye kuguca inyuma, nanjye nyine tuguca inyuma. Umuneza ko Nese bura muntu uri bumuneje nyine mubikore nyine nkaho ntabizi. Muhamagara umubwire aze hano. Muhamagara ubimubwire ko tugiye ubwo nyine tuguca inyuma, mbese ubimubwire. Umugore ushangwa nyirukane mu rugo. Yesu uwo mugore kari we wanshatse kari sasa Yakamwana ni umugabo mu rugo ariko nyine baramushatse, uragira ngo anyirukane urugo n'urw'umugore.
ko namwirukanye kubera ko ndongora umugore nanjye wanjye naramwirukanye rero hamagara uwawe twishyuranwe gira so yiturwe areba ukamubwira n'icyo yampereye umubwire niba ushaka kumana ibihumbi 200 muhamagara umubwire impamvu ugiye kubima gusa uyu mugabo koko yakanda kunyuzamo akantu gukubita kama washe n'akansuki yakarazira gusambana n'umugore w'abandi guca inyuma wa mukinga we muhamagara umugore wawe azana nanjye tuguca inyuma kaka nawe yarisariye muhamagara se Ineza umugore mwana atanyirukana umugore yaranshatse nagari nge wamushatse yakaba yaramushatse n'urugaba musurwe gura kantu tuganire kaka sasa akunda icupa bureba abagabo bakunda icupa bahita bava ku murongo ibyabagenzaga bakabyibagirwa gura kantu tuganire yes iyi ni kiro hari uwaje nimba ari ndubyivanzemo nta kigabo mwumvisha inyuma ngo yes ariko abanyamakuru mwabaye haki cyo kifuye iki kinyamakuru namuraje fata mikoro umunyamakuru uje niba abandi bagitumo aza bafatisha cya mikoro kwa nawe ufatanye n'umugore uruva ugiye kuzana akantu ndamenye washyizeho ibiki undoge kanji wanjye nzana akantu mu gikari mwana undoge sha icara warubaguye igitumo ariko tamurwa yaka namahoro bitesha amakuru namwe muri habundi abanyamakuru muhamuza mugwa ingawe nindi uguhamagaye mugenzi wanjye ujano kwendika mugenzi wanjye turi kwiganira ibyacu namwe muraza ariko ukimugenda muperereza umushinga muperereza ibyaha abantu bari muza muba muteza icyugaza mwa abanyamakuru ubundi muha mwari mu buzima bwanyu bwa buri munsi oya yaka mutubwire mu buzima bwanyu bwa buri munsi we na kaka uretse umunyamakuru abaguye igitumo ndatuza ariko mwamba bariye kaka bimeze bite kaka ko wisajije afite ikibuno cyiza ako kaka usukura umugore afite ikibuno cyiza uretse mvira nawe gani mwitegure guseka yakamwana uretse mvira yakamwana mutagira ngo ndabihibye uretse mvira yakamwana ngo kaka umugore afite ikibuno cyiza uretse mwumve umugore wawe kubona afite ikibuno cyiza ubona ukuntu umugore afite ikibuno cyiza mwana wa muginga uracyana muvuga umugore wanjye nabiza umugabo ari niba mwumirwa ni comedy just nyine kanda subscribe aho hasi kuri YouTube channel yitwa Hashye TV murushaho kwisekera umunyamakuru abaguye igitumo mutubwire murapfuki mwabagabo ni nkuko nanjye nagufitana n'umugore wawe bibaye isubira cyaha bene insubira cyaha ibyawe ni ubusubira cyaha yaka biri kuri iyi si wa mugabo ngewe narakubwiye niba ngewe ndongoye umugore wawe tekinitse niba naramukurongoranye nawe tekiniko wanjye umufatirane ntago nkubujije wanjye ubu ni yakamwana nyine bibeho uwuguha tu ugiye kwiyica ngo bakurongore umugore ahubwo uriyica ngo nuko gusoma nta muginga cyo wanjye sahari genda umufatirane kankuzanire n'akantu ubusoma kaka bimeze bite kaka biteshaka kaka wisaza wa munyamakuru sinzi ibyabaye duheruka nanjye mwemo nkwemiye kotsa duherukana banza usome utabundose shayaka iyakana kaka barapfa abagore wowe na yakamwana aragira ngo nawe umugore we nyine bamufatirane nko yafatiranye uw'abandi mbese bibegira so yiturwa indi ko buriya mugomba no gukomeza kuba n'inshuti mukarega mu b'inshuti kuba yakamwana turabavandi yes kaka na yaka turabavandi murabavandi nubona ko nafashe umugore wa kaka nyine n'ubundi ndi muramuwerega nanjye uwanjye amufate nari bisibyo se namubwiraga wa munyamakuru abagabo bari hamwe duhanahane wana ni pasi agapira ku kandi turi gukina resi bari gukina abagore babo nk'aho bakina agapira bita resi kumwe nyine umwe apasa umwe n'undi agapasa undi ni kaka na yaka twasohokanaga n'abagore bacu tukagenda tugasangira twarasohokanaga tugasangira nza kumwibete yagiye ku kazi mfatuwe atabizi mujyana muri rogi biba waki waka yakamwana ari hano aravuga ukuntu byagenze no kuvuga ngo inkomeretse Yesu shwanyaguye keza wanjye hari icyo bitwaye shwanyaguza keza wanjye ntacyo bitwaye kaka ubu ni yakamwana ati keza wanjye mushwanyaguze ntacyo bitwaye nanjye nashwanyaguje umugore wawe kaka gatwaye ikisi naguciye inyuma ngufatira umugore nawe nci inyuma wanjye umufate simbujije yaka nese kaka yaka ko yemera ko nawe umuci inyuma wamuciye inyuma ubundi bikarangira simamwishyura mwi nanjye nibyo mvuga yakamwana yari isariye ati nanjye nibyo mvuga nagira ngo tubwire ikintu cyaguteye kuba waca inyuma kaka kandi ari inshuti yawe kuki waca inyuma kaka kandi ari inshuti yawe yakamwana we tubwire kuri inzoga bundi wampaye wanayisomyeho iyi nzoga ongera uyinyweho ushaka utaba wandoze yaka sanga wanandangije wa muginga wisomaho gotomera umire ni yaka mwibutsa ushaka kureba filimi zisobanuye hari website isangaho filimi isobanuye ku mafaranga make ni wa eshatu akadomo nyiri farashi
xyz cyangwa se nyine akadomo x ya na za ni website waheraho filime zisobanuye mu kinyarwanda ku mafaranga make aho ari hose ku isi. Twiyunze byarangiye. Ubu twiyunze ubwo dusangiye icupa njye na kakawano na erega twese turi abasinzi. Abasinzi babiri baturanye banacana inyuma. Ndi imfizi y'umujyi wa Kigali. Njye Yakamwana ndi imfizi y'umujyi wa Kigali. Dore imfizi y'umujyi wa Kigali. Yego bose barabizi. Yaka tukira aho ngaho hari akantu mise nibuka. Ndi ndaya ariko ndi umukiriya wazo. Tukira ntago njye ndi ndaya sasa uyu mugabo bita Yakamwana aba nafite nakiryo ati ntago ndi ndaya ariko ndi umukiriya wazo. Bivuze ngo umugabo ujya kugura indaya ntago ari indaya aba yaguze nibo ndaya. Niko kakantu uyu mugabo uvuze ati njye ntabwo ndi indaya ariko ndi umukiriya wazo. Bivuze ngo umukiriya w'indaya we si indaya aba ari umukiriya. Ari Yakamwana ati ntabwo ndi ndaya ariko ndi umukiriya wazo. Ngomase Yaka Keza katwite sibyo Keza umugore wawe katwite waretse kandi akayikuramo ikiriyanda yawe yikuremo nanjye nkayimutera nanjye muteri yanjye kuko nanjye ushobora gusanga wanjye mwaryamanye atwite kuko wenda nanjye wanjye wenda wanamuteye inda. Abagabo bari hano nakubwiye ni abasinzi babiri baturanye. Kaka uri inshuti yanjye. Kaka uri inshuti yanjye bose barasinze zarabunyoye. Kaka kanze nkubwire uri inshuti yanjye. Kaka uri inshuti yanjye ni Kaka na Yakamwana. Kaka na Yaka ugiriye inama nk'umuntu w'umugabo mugenzi wawe. ngugiriye inama nk'umugabo mugenzi wanjye nukomeza gufurira umugore wawe. nukomeza gufira umugore wawe ngo Yaka yamusohokanye ngiki niki. Abagabo baraje bamwanjamira. Rero abagabo baraje bamwanjamira icyo none usarire rimwe. Kuki? Ntabwo uri kuvuga ngo mureka sambane ahubwo mu burenganzira. Mu burenganzira bwe. Naho nukomeza kumugenzura n'umugenzura umugendaho arabikorera icyo mu burenganzira nyine ubwo ngubwo atumikira hashaka. Wowe kutarinywera hano kusohokana n'abandi bantu. Undi se we nusohokana n'abandi bantu Kaka. Mwebwe muracyafite ya myumvire ya kera yo kuyobora abagore nk'abakozi. Ati rero weho Kaka ikibazo ufite uracyafite imyumvire ya kera yo kuyobora abagore nk'ahari abakozi wazanye mu rugo. Umugore wawe na nyine nawe afite ijambo mu rugo rwe. Niba hari undi mugabo nyine yishakiye mureka agiye mu yandi magambo Yakamwana nibyo ngibyo arimo arashyigikira. Mbese niba umugore hari undi mugabo yishakiye cyangwa kandi gasuri nyine abona kameze neza kiyameniya ntari bageje wana kuko nawe nk'umugabo iyo ushatse undi mukobwa ntabwo ujya kubaza umugore wawe nawe ujyayo. Ushaka kundemera wese ibana ifaranga rinyuze kuri Yago TV show ifaranga riranga. Sasa uyu mugabo Yakamwana agira n'ubwenge bwinshi. Umfasha kanacutse mu ngo umuntu wese ushaka kumuremera kumuha amafaranga ngo muyahe Yago TV show ngo Yago TV show azajya yama. Yago ni wa munyamakuru muramuzi simumuzi buretse mu byumve. Yes bize ngo ushaka guha amafaranga Yaka yahe wa munyamakuru bita Yago wa wundi ufite mikoro ishaje harya ngo afite mikrofone ishaje niko bambwiye TV show Yago mikoro yawe ngirashaje ushaka kundemera wese buretse mu byumve ibana ifaranga rinyuze kuri Yago TV show ifaranga rihe Yago TV show wa munyamakuru ufite mikrofone ishaje Yago azaze muremere mu haka mikoro gashyashya rirangiraho rwose mu buryo bumeze neza. Ifaranga warihaye Yago ryangiraho ni manager wanjye ni brand ambassador. Yegese ngo bakwemera indege kwaranze abantu bakwemera indege abakwemerera indege se naho bazayihe Yago ariko jewe mabuja nawe mabuja yangishe mu bwonko. hari mabuja wanjye wanyishe mu bwonko atangira kubatera story babaye inshuti kandi barwanaga. Mabuja wanjye si ngo Yaka unzakugurira imodoka ngo Yaka nzakugurira imodoka ngugure n'indege bibe waka Rwande ya nkibaje si nkizaza Yakamwana ibi bintu muzabimwe asiyo we uri kubyumvara none ngasiya yemereye Yaka mwana kumugurira ngo indege n'imodoka. Sasa Yaka ati nkibaza se ubundi we hasiya ungurira indege nkandi uri Rwande ya bireze bibi ahangaha unzakugurira imodoka ukagurira n'indege ntavuze se ni Rwande ya nkibaza mabuja wanjye asiya ni Rwande ya azama indege nkande wazaba yikuye. Mbese ni nk'ukuntu Kaka yakwemerera amafaranga kandi nawe nayagira yaba Kaka yaba na Yaka bose nabakenesha bo gusabirwa. Sasa bivuze ngo Kaka na Yaka ntihazagira umukubwira ngo nzaguhanga ibihumbi 5 yabikura hese ujuguse zinaravuye ndetse cyakora yaguha byeri numbaze byera ahantu bazikura uzusanga bazihorana. Mabuje zangurira nzaparika hejuru y'inzu ye. Mabuje se ubundi indege yayinguriye nzaparika hejuru y'inzu ye azama ikibuga cy'indege nzaparika iwe na iyo ndege nzayiparika iwe ko nta kibuga cy'indege kibaye. Mabuje nagira udukuru Yaka nkubaze aho ngaho rero tukira aho ngaho bana yanjye yakwemerera indege byagenze bite niki wari wamukoreye kimushimishije bigeza Yaka
Asi yawe yakwemereye indege wamukoreye iki? akwemerera indege mabuja nakinaga muri Gatarina yakinaga muri filime yitwa Gatarina nkayiryoshya mabuja nawe najya kunyica mu mutwe ngo nzakugurira n'indege mabuja ajya kunyica mu mutwe agahita anyemerera indege sha urari nzi ko indege private jet nyitegereje ndebwe nari negereje indege ya Asi ibazo Asi yakuguriye indege Asi yakamuguriye indege twakomeje kanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Hashye TV abakunzi ba Kiroso Film TV cyangwa n'abakunzi bawe muri rusange. Okay, ndashimira abakunzi ba Kiroso Film TV, subscribe, comment. Akange karagenda nigendeye nanjye. None umuntu utasetse nimba babaye yikiri gitaseke. Amukora ariko. Uretse biracyakomeje. Bishyire hanze. Oya ejo bundi merutse gutahana indaya. Yamukora ariko. Ejo bundi natahanye indaya irankokora. Noneho nibagiye gukura mu rufunguzo. Sanga yapakiye. Sasa bano bahungu b'i Kigali bayakabaka n'abandi bahungu bari bose bayago. Ngo iyo yatahanye indaya ngakinga urufunguzo akarukuramo akarujugunya hana indaya itareba. Kuko ngo hari igihe basinzira indaya ikikingurira igatera utuntu twose turi mu nzu. Nyiri inzu yasinziriye uze ngo yatahanye indaya. Urufunguzo rwibagirwa mu muryango indaya irasohoka isokana n'ibintu byose. Yamusigiye akamatora yararyamye. Gutahana indaya irankokora ariko. Tuba turume. Noneho nibagiye gukura mu rufunguzo. Sanga yapakiye imyenda yose amasafuriya kirakira. Ubinzire basore mu gikundi indaya ukayijyana muri gihe. Basore mu gikundi indaya nka kaka, basore mu gikundi indaya nka babandi. Sha izagukokora nureba nabi na mucikopi zayijyana usigare wambaye. Aricyo mutumvishe. Basore mukunda indaya bakaka sha nimureba nabi kaka arimo arabyumva kandi kakashazi kunda kubi izo ntuza bavuze. Zimaze ingo z'abandi zisenya. Ati nureba nabi azagukokora na mucikopi wambaye yayitware. Na mucikopi zayijyana usigare wambaye. Tayari ati indaya na mucikopi yayitwara ugasigara wambaye ubusa. Na muri geto. Sha basore mu mageto basiva mu mageto. Na mucikopi zayijyana. Indaya izagutura na mucikopi usigare wambaye ubusa. Abantu mutahana indaya. Sha murye muri menge. Murye muri menge. Ushobora gusinzira igasigi kwisha. Atuzi ko wasinzira indaya igasigina kwisha. Gutahana indaya basore mufite amageto. Basore mufite amageto mwirinde gutahana indaya. Shambagiriye inama. Barafati badamuru basiriva abantu mu kiba mu buntu bw'ubugeto badidiye. Indaya wagiye babe babyumva. Nashatse abagore se. Babe babyumva. Abantu bameze nkaho bamugari natwe dufite abagore birakaze. Maze natwe dufite abagore birakaze. N'abagore bacu baduca inyuma tubaca inyuma ni waki waka. Muri rusange. Abakunzi ba Kiroso Film TV bagomba gukora nk'ibyo yakavuze. Ngo sibyo yavuze ntabwo mwabyumvise. Uyu mugabo kakanagazi kuvuga ijambo subscribe. Yakamwana bamaje aravuga ati bakande subscribe. Babajije kaka kubivuga biramunanira. Ahita avuga ngo bakore ibyo yakamwana yavuze. Bize ngo kaka ijambo subscribe ntabwo azi kurivuga. Abakunzi ba Kiroso kaka ni babana DC. Baba barakuriye hariya za Kimisagara birukanga bameze nka ba Snake Eyes. Kiroso Film TV bagomba gukora nk'ibyo yakavuze. Ngo bakore ibyo yakavuze nago kaka azi kuvuga ijambo subscribe. Subscribe, comment and share. Uyahita bisubiramo. Subscribe, comment and like and sharing. Ibyo uretse wumve kaka. Ibyo kaka nagazi kuvuga icyongereza. Yavuze ntabwo mwabyumva. Umbe. Subscribe, comment and share. Yavuze rwose baba ari byo bakora. Ibyo yavuze aba ari byo bakora ngo ntago yabisubiramo. Ururimi ni ruke kwa kaka. Ko yakandima n'umwenda. Ahubwo koko yakagenze neza kaba. Tayari kanda subscribe ku YouTube channel yitwa Hashye TV. Ni subscribe mbambarangira eriho twa comedy utuntu dusekeje dushimishije buri umwe wese yareba na dufilime tw'utunyarwanda dutandukanye tumwe mwikundira muve kuri bya bifilime bya kera byaba abantu batagira amenyo mu kanwa twikomereza nanjye mu nkurikire kuri Instagram yanjye ni Siniya Nyiri Farashi. Noneho umuntu utishimye yikirigite yisetse Kiroso Film TV.